bakunzi ba Evangeli Mama TV turabasuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose. Tunabashimira buryo ki mukomeje kudukurikirana. Imana y'amahoro ikomeze bahumugisha. Munyemerero tuganire ku ijambo ry'Imana. Wowe wigunje usabwe gushima Imana kugira ngo umunezero ukomeze ubeho. Reka kwigunga mu ijuru hari Imana inezeza, reka kwiheba no kwiganyira mu ijuru hari Imana inezeza. Munyemere tubanze dushima Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimira yuko uri Imana irinda kandi kuri Imana inezeza, uri Imana ikiza umubabaro, ushimwe uhabwa icyubahiro. Ndagushimye cyane kubw'iyi saha Mana yacu tugiye kubwiraho abantu bawe waremye. Hari abababaye Mana yo mu ijambo niryo rivuga ngo nibanezerwe, ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru duha umunezero kandi ubane natwe uturinde ubwibone n'ibisa nabyo. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Ego tugiye gutangirana akaririmbo kugira ngo dutegure ibyiri jambo ry'Imana. Hari igihe numva ijambo ry'Imana kamere yanjye ikantera ubwibone. Hari igihe numva ijambo ry'Imana kamere yanjye ikantera ubwibone. Mwami Yesu ndagusaba imbaraga zawe, Mwami Yesu kugira ngo neshe Satani. Ariko Mana ndagusaba imbaraga zawe, Mwami Yesu kugira ngo neshe Satani. Hari igihe numva ijambo ry'Imana kamere yanjye ikantera ubwibone. Hari igihe numva ijambo ry'Imana kamere yanjye ikantera ubwibone. Mwami Yesu ndagusaba imbaraga zawe, Mwami Yesu kugira ngo neshe Satani. Ariko Data ndagusaba imbaraga zawe, Mwami Yesu kugira ngo nishe Satani. Haleluya, haleluya banyumva. Usaba imbaraga z'Imana waba mu kigeragezo, wowe wihebuye, wowe ufite akababaro, wowe ufite agahinda, ndagusaba usaba Imana imbaraga kugira ngo uneshe Satani. Haleluya, haleluya. Wowe ufite ibibazo, waba ufite urugo ariko umugabo yarakunaniye, waba ufite umugore nawe umugore yarakunaniye, ndagusaba rero usaba imbaraga z'Imana yo mu ijuru kugira ngo uneshe Satani. Haleluya, haleluya. Iyi ndirimbo iri kutubwira ngo dusabe Imana imbaraga zo kunesha umubabaro, zo kunesha shitani, zo kunesha ibitugenza, zo kunesha abarozi, zo kunesha ubukene, zo kunesha uburwayi, zo kunesha bya bindi byo kugira ngo uburare. Ariko Mana ndagusaba uduhe imbaraga zawe kugira ngo tuneshe shitani. Shitani yaguteza ibintu kihebura kugira ngo utazakurikira Imana yo mu ijuru. Ariko Imana yo mu ijuru iravuze ngo tuyisabe imbaraga, izaturwanirira, izatuneshereza. Waba uri umubyeyi mugenzi wanjye ufite ikibazo cy'inzara, ufite ikibazo cyo kubura akazi, wowe wahezweho n'inda, Imana iri kugusaba kugira ngo uyisabe imbaraga. Wijya mu bapfumu, Imana y'amahoro iraguhereza imbaraga zo kunesha shitani. Oya, haleluya. Uri Imana ushoboye byose Data, ndagusabye wowe unyumva, Imana yo mu ijuru iri kukubwira ngo yisabe imbaraga mu bigerageza urimo. Shahu dore warangije amashuri ariko ntabwo urabona akazi, Imana igusabye kugira ngo yisabe imbaraga iguhereze. Amasengesho yirukana abazimu, amasengesho yirukana abadayimoni, ni yandi wiyirije ubusa, ni yandi wiyirije ubusa umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Icyo gihe uzava yuri umuriro kubera uzaba wiyirije ubusa. Icyo gihe rero uzasenga, izo mbaraga uzabukuyemo zizamira imbaraga z'abadayimoni. Oya, haleluya, haleluya. Dufite Imana iri hejuru y'ibyo byose, dufite Imana iri hejuru y'agahinda kawe, dufite Imana iri hejuru y'ibibazo ufite, dufite Imana iri hejuru y'amadeni. Imana ije kukwishyurira amadeni. Wowe unyumva, Imana iraje kunezeze. Bwira Satani kwihebesha ngo
igihe narakariye kirahagije, igihe nababariye kandi kirahagije. Sezerera ibyari bikuruhije guhera iyi saha. Imana irakubwiye ngo iraguha imbaraga zo kunesha umubabaro. Ni kenshi wababaye, ibuka igihe wababariye, shaho uburara, wambara ubusa, wabuze akazi, baguciraho iteka, uragenda bakanoshana, wagenda bakavuga, ariko Uwiteka Imana iri kukubwira ngo humurije kuguha imbaraga zo kunesha umubabaro. Imana yacu rero iri kumbwira ngo nkubwire, ije kukuneshereza imibabaro. Iyo wahuye nayo irahagije. Igihe waburariye kirahagije, igihe waburiye akazi kirahagije. Muntu uri kunyumva, haleluya, nje kugukora deliverance ivuga ngo humura, ongera ube umuntu ufatika kandi ube umuntu muzima wo gukemura ibibazo bya familia. Ndagira ngo nkubwire ko mwijuru hari Imana ije kugutabara. Ndagusabye wumva imirindi y'iyi Imana intumye kukubwira ngo humura, Imana ije gukora ibyawe, ije gukora ibifatika mu ruhande. Yego, Imana ije gukora ibifatika mu ruhande rwawe. Mubyeyi unyumva, humura, Imana ije gukora ibifatika mu ruhande rwawe. Wari ufite ubucuruzi, Satani arabumira bunguri, ariko Uwiteka Imana ije kurutsa Satani ibyawe yariye, irabigushubije. Byakire mu izina rya Yesu. Wowe mugabo uraha, Imana yo mu ijuru yaguhaye akazi, Satani arangije aza kukugerageza, hanyuma akurira akazi. Imana yo mu ijuru kumbwira ngo nkubwire, ije gukora ibifatika igusubize ku kazi kawe. Ndagusabye rero, wowe uraha, wowe urukunyumva, wowe urukunyumva, haba umuzungu, haba umwirabura, umukongomani, umurundi, umunyakenya, umunyatanzania, ndakusabye Uwiteka Imana ije gukora ibifatika mu ruhande rwawe. Waba warabuze ukuntu wishyura ideni, ariko Imana yo mu ijuru ikumbwira ngo nkubwire ko Imana ije kukwishyurira, ikoze ibifatika, ije gukura abantu mu ivu, ije kubashyira hejuru. Kandi nuwemerera Imana yo mu ijuru ikakuyobora, irazi gukorera ibintu birebire kandi binini bibyibushye. Ije gukora ibifatika mu ruhande rwawe. Ndagusabye rero wemerera Imana kandi uyubahe. Nukuri nubana n'Imana mwema ryayo, Uwiteka Imana iragukorera ibifatika. Ukimara kubyumva kuri iyi kamera rero, ukimara kubyumva kuri iyi channel, ndagusabye ngo ubwire ibyari bikuruhije ngo bayi bisezere, nabyo byibwirize bizinga ibirago bigende, kuko Uwiteka Imana yo mu ijuru ije kugukorera ibifatika. Wowe ubyumvise rero, uraha Imana icyubahiro inshuro 7 kugira Uwiteka Imana uyihereze umwanya mu byawe. Bya bindi byari bikubabaje nawe urabyara ugapfusha, uri kunyumva, Imana yo mu ijuru kumbwira ngo ije kugwa abahungu n'abakobwa, ije kurema ibishya mu rugo rwawe. Yego, mureke dusome n'ubundi ijambo, n'ubundi ryo muri Zaburi ibice 141. Turumva umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Haravuga ngo Uwiteka ndagutakiye tebuka, Uwiteka tebuka uze aho ndi, utegereze ugutwi kwanjye, utege ugutwi ijwi ryanjye, ningutakira. Gusenga kwanjye gushyirwe imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Haleluya, haleluya. Uwiteka ndagutakiye tebuka aho ndi unkize. Bivuga ngo wowe uri kunyumva kuri iyi kamera, ujye utabaza Uwiteka. Ibibazo biza utabaza Uwiteka, bibwira ngo tebuka utabare, kuko ni wowe utanga akazi. Yutabaje Imana yo mu ijuru iramanuka ikabigenza neza. Ije gukora ibikomeye rero, ibifatika ibizanye mu maboko yawe. Murakoze cyane rero abankurikiranye, mujye mushima Imana. Kandi ukimara kubyumva yuko Uwiteka Imana ikubohoreje ibyari byarazimiye, usabwe gutanga ituro gishimwe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana igutegetse kuyishima kandi ukoresheje n'amaboko yawe, haba no ku butunzi uhitushima Imana kuko ikuzaniye ikintu kiremetse gishya. Haleluya, haleluya. Ushima Imana rero, haba mu ndirimbo, haba mu bintu byo kuvuga ngo urambuye amaboko mu cyubahiro, haba no gutanga ituro gishimwe. Ibyo byose Imana irabikeneye. Murakoze cyane.
shimwa shimwa mana ya Yakobo, wowe warinze umutima wanjye amaganya, amaso yanjye ukayarinda amarira, ibirenge byanjye ukabirinda gusitara. Shimwa shimwa mana ya Yakobo, wowe warinze umutima wanjye amaganya, amaso yanjye ukayarinda amarira, ibirenge byanjye ukabirinda gusitara. Ushima Imana, Imana wo mu ijuru yakurinze amarira fushaga buri munsi. Wibuka ukuntu watwaraga inda ye mubyeyi zikavamo buri munsi, ariko Imana yo mu ijuru irakubwiye ngo ikurinze amarira. Shima Imana ko ikurinze amarira, ibirenge byawe birinze gusitara. Nukuri Imana nibivutse ntawe uzaza ngo akuroge, nawe uzongera kukuroga ngo umwana wawe ave matara yakurahoya, nabwo uzongera kubyarira amezi 6 bizabaho, kuko Uwiteka Imana yagutunze inkoni. Ngaho shima Imana rero ukoresheje ituro gishimwe, hanyuma Imana nayo ikora ibishoboka, ikora ibintu byose byarananiranye mu ruhande rwawe. Murakoze cyane rero, nimwakire iyo deliverance mu izina rya Yesu. Kadushime Imana, kandi Imana yo mu ijuru ibagire neza, kandi ababyizeye bibabere uko mubyizeye. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimye ndaguhimbaje. Uri Imana, uri data, wowe ntabwo uri data wacu. Turagushimye, haleluya, turagushimye kuko uje gukora ibidafatika, ibintu byose byari bituzungurutse urakoze kuje kubikuraho mu izina rya Yesu. Ndamagana uburwayi bwari butwugarije mu izina rya Yesu. Ndirukana ubukene mu izina rya Yesu. Ndirukana ibintu byose by'uburozi n'abaturwanya n'abatugenza, ubushomeri, kuburara. Ayi data, gweri isaha turabibuhushye bisubire kwa Shitani. Twe turagukurikiye nk'Imana, turakwizeye, uri umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Urakoze kuremye ibindi bishya, urakoze ko n'abatwumva bose baremeye, urakoze ko ingumba uzihaye kubyara. Bisabye nize kubanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Nimwakira ibitangaza byo kubohoka mu izina rya Yesu. Wowe warugwaga buri munsi akira amahoro, akira umunezero mu izina rya Yesu. Wowe wari warabuze amahoro mu nzu, wowe n'umutware, Imana ije gukuraho, ibaha amahoro mu izina rya Yesu. Nimugire amahoro.